muraho neza bakunzi ba Courage Vanessa. Ese ko duherukana Zaidi yakiriye nimero za Kesi babagenzi bibwe ibyangombwa by'amarembo y'ijuru nabo basubiye inyuma he byahererahe n'abatindiye ukurikira umukino. Ariko iminsi yari nabaye myinshi bajya kureba umuvandimwe wanjye Zaidi akambwira uko byifashe nanamuhaye nimero ntiyanambwiye nawe rero bana nk'igare koreka nze kumureba byanze bikunze wasanga byaraciyemo akanagura n'akantu bite Zaidi meza bitari ko kumbona ugenda wiganiriza utuntu nari nakubuze rwose wagira ngo na telefone ntucitunze kareka ndahari rwose ahubwo se anje mweruka cyagiye duhura na wa musisi kumakano mwarahuye twarahuye urakura twarahuye ahubwo banze reka nkubwira ibyo twaganiriye na musisi nyine burya nyuma naramuhamagaye yawana mubwira uburyo nabubonye nkamukunda rangije mpita mukoringa mubwira uko ibintu bimeze yawana ntabwo ati namukunze yaremeye reka ariko nkubwire byose yarangije ndicara ndatuza ntera agatebe ndamuvugisha akabogi neza nk'agasaha kamwe kose karashize tuganira ariko kumukomveka ngo mwemeze wumve ngo byambijije icyuya ariko yaremeye yabanze ureke byambijije icyuya kugira ngo yemere neza ariko kugeza nko mu minota nka 40 sinzi ukuntu namuganirije neza amubwira ukuntu byifashe minota mikeya urafinga neza nyine ati numva atangiye kuzizamo gake nubwo ati naramukoza nyemereye umubwira ko wanihana nyine kabisa ibyo kwihana byo ntabyo twaganiriye aturabone sapfa kuba yaremeye ndatumara iminsi tuzagenda tubyumvikana apfa kuba yaremeye nta bintu ubwo none no kuzajya umbwira uko ibintu byagiye bigenda ntambwe ku yindi sawa rero nari ndimo ndagira ngo ngende nagira ngo ntaye kugucaho nagusuhuje bra tuzasubira ndazogwa yarimo najya ariko nagiye kureba sawa ariko nanone kuri amusista nanone nza gushaka uburyo muhamagara ahubwo numva murakererera nje gushaka uburyo muhamagara tugira ibintu twipangira woze kumuhamagara ukomeze umwumvishe neza ahubwo umushyire no mu mago uraza kugura kagira impu bya bisambo byari bitwisha n'ukuri urufunguzo rw'ibyasezeranye bararujyanye iko disi we n'intwaro zacu barazijyanye mbwira ko kwiba ijambo ry'Imana ye baba n'ubundi twari twarayo ahubwo hari akaririmbo gasigaye kampa kagira inkuru isiraryoshye none ngiye kugatera amen ujye wikirize gorate isiraryoshye we dore amazu meza twiyubakiye ibigabo byiza twishakiye isiraryoshye we twari twarayobye ariko urazi mana we ngiye kwirwa mu rusengero umve baraguhamagaye barampamagaye ni wa muyobozi wacu ariko ntawe ugahita atarumva mwitabe wumva icyo akubwira si ukunyaka amafaranga yego muyobo karame ngo dufite gahunda ku rusengero ya nyobozi ariko ubundi mwabaye mute ntawe mugisura mwiberaho mu mafaranga mutwaka amafaranga ntimwamenye ibibazo nagize mana we umva nago mboneka ahubwo ndabasaba uruhushya rw'amezi 4 igo nimba munkeneye nyine muzaze mu ndebe reka ntabwo rwose naboneka namwe nimukadustress sawa ndahuze bye yego yaranteraje kagira impu dukomeze ariko se ubundi buraraguhamagara iki we sama ngo njye ngo kurara ngo njye muri nyobozi nundi narengatangaye ahubwo reka nkubwire kagira impu hari umuturanyi wacu ejo ku cyumweru igorate afite birthday igorate umugabo wanjye abana tuzajya kurya igo rwose no guhekenya tuzaba turi umva nanu wagira ngo se twinywere hari za byeri nuko bimeze yarambwiye ubundi ngaza tujyana mu cyumba tunywe byeri turya inyama ubundi ko ntabikibirimo ubuzima nubwo ubuzima nubwo
kumva nkumbuye Isimbi umushiti wanjye ariko ndibutse inkuru maranye amezi 3 yose ntarayimubwira yuko Imana yansubije yuko nabonye sheri rwose gitangaza kandi bijya gutangira twari turi kumwe ibyo bintu ubwo koko nibiki reka njye kumureba ko ndi kumva mukumbuye cyane reka njye kumureba rwose muha amakuru meza ashyushye nawe ndabizi neza kari bubyishimiye kuko namusabye ko amfasha gusenga mana we reka ngende ndebe muraho neza Isimbi we uraho neza neza shimwe ahimbaza sinari ngukumbuye amakuru se mama ba amakuru mbona nawe ngufitiye inkuru kagira inkuru iragurishwa mana yanjye mukoko nkorera ubona ko aho ni nishimye amahoro umva ibintu ni amahoro noneho reka nkubwire ariko Kagira ari inkuru. gukora amasuku sha ndi mu masuku banza reka twicare mbanze nkubwire reka mbanze nkubwire turakomeza uyakore reka mbanze dushyitse hano turakomeza ukore amasuku nyuma nanjye ndagufasha ubwo rero nagiye kumva numva wa musore uramwibuka abasore babiri baduciyeho abahe harya babandi baduciyeho cyagiye tuvuye mu materaniro bakaturangarira cyagiye ntabwo wibuka umva byaje gucamo ndahira byaje gucamo njya kumva rimera amagaye nsanga neza yindi wa musore gusa ntabwo nari nzi ngo ni ibiki nanjye no kwanga kuyitaba Mana nuko yanjye. nitabye turibwirana numva ngo niwe mana warese bwa ati imana ihabwe icyubahiro y'amasengesho umva ni wowe rero umva nturangare yego wibuke ko Imana akubwiye ko izaguhumuka yarabimbwiye ntabwo nahise mpakana nahasize ino nubwo byabanje kugurana n'iki ariko byarangiye mbyemeye nyine nawe urabyumva kandi uriya muhungu nawe yari Barakwigigisha. umukire umva fatiraho buriya niyo Imana yakubwiye rero ahubwo karabaye cyane cyane kampamagara sheri rwose ndi kumva nanamukumbuye iminsi ibaye myinshi ariko reka muhamagare aro sheri meze mute none se ko nashakaga ko duhura tukagira ibintu tunoza tuganiraho urabona cyagiye twarahuye ariko numvaga nshaka yuko twongera guhura niba ubinyemereye noneho reka duhurire hafi y'urusengero reka nihute shiri wanjye ntasanga yarambiwe usange hafi y'urusengero aho yambwiye turi buhurire mana yanjye ntagiye kumbwira se ngubu nibikira nanjye nawe we nkamukumbuye. sheri kesi uraho neza uraho neza shiri amakuru iminsi myinshi pe nari gukumbuye ntabwo byabura none se wabaga he ko nari narakubuze urebye nyine nabaga nkugiye mu mirimo yo mu rugo ariko nyine hari n'ibintu byinshi nabaga ndi gukora ariko noneho ubu ndahari gira ibintu tuganiraho burya twarahuye ariko hari ibintu byinshi tutaganiriye buriya sindanakumenya nawe nturamenya nturamenya ngo nsengera he ntuzi nimba nanasenga ariko uno munsi ndumva nshaka yuko uri mbwira rwose ibyo ngibyo bya mbere ntacyo ubundi wowe ndabizi ko usengera hajya ni muri ADP muri ADPR muri ADP njyewe rero kera nasengeraga mu bagatolike noneho nyuma nza kujya mu bisilamu yesu we niyo mpamvu nitwa Zayidi ariko ubu ngubu nsa nkaho nta dini mfite aho hose ntabwo ngihajya ariko ndumva ubu ngo ngubu nta dini ufite nta dini ubu ngubu mfite mana yanjye sinzi yenda ukuntu uri bubyakire utabimbwiye kare rwose ko nta dini ufite nta dini mfite ariko kugira idini nta mbaraga bisaba okay sheri nta kibazo nta kugira idini kibazo nta mbaraga bisaba rero igihe ikintu numva nyine urabona ndagukunda kandi nawe ubibona ni rwacu rwose rumaze igihe birimo ndakekuye ari nk'umwaka wa kabiri turi mu rukundo hari ibintu byinshi tuba tugomba gutegura neza abantu duteganya yuko mu gihe kizaza dushobora no kubana ariko si dushobora ahubwo tuzabana kuko twizerana ntacyo twegisitinga ubundi wowe ni wowe wanjye ndakwemera cyane mana yanjye umutima urandiye rwose numva ibikuba bicitse ngo iki ngo ntabwo ari umurokore se sheri wanjye imyaka 2 irashize ntigeze ambwira ko atari umurokore unari nzi ko nawe ari umu ADP none kumbe
ngo nta dini agira, ngo yabanje gusengera ngo mu bakatolike ngajya mu bayisilamu, ngo nta dini agira. Mana yanjye, ese ko ibintu byari bigeze kure ko nabwiye mushuti wanjye uko byaciyemo tugiye no gupanga ibintu by'ubukwe nk'uko yari yarabimbwishije iwanjye, none ndebera ni ukuri. Ese ko Zayida amenye ibanga Kesi yuko nahagira barizwa mu bijyanye n'idini kandi bakaba bari bafite umushinga w'ubukwe, byaherera ese Isimbi mujyanama wa Kesi bazamugira ihe nama? Kurikira umukino w'ubutaha.